nta muntu n'umwe ukora ubukwe n'umuntu bakundanye ari we wa mbere. Yego. Bishoboka. Cyo ricyo. Twese. Yari nk'uwakangahera. Ye di fenomenale. Ye di fenomenale kuko kugira ngo mpitemo uwo tuzabana nakoze urutonde rwa bose. Yego. Ngenda shyiraho amanota, nkora tableau, nkashyiraho izina, nkashyiraho ibyo yize, nkashyiraho aho avuka, nkashyiraho uko yitwara imbere y'umuryango wanjye, nkashyiraho uko anyitwaraho byose. Nkatanga amanota. Noneho ntangiye gutanga amanota. Yego. Ntanga amanota. Umugore wanjye yari uwa kabiri. Uwo mfite yagize amanota ya kabiri. Yabaye wa kabiri. Yabaye Uwa mbere twari dufitanye isano ariko rero ntayirengagije. Rero ragiza ya mbere. Ejo bundi ariko ndanabizi ko iryo n'ijambo yambwiye narisubiyemo ejo bundi. Cyagiye dukora video hijimye. Yego. Uwo muntu yari ahari. Dani nuwahari nuriya kwa baramubonye. Umuntu waje kutwakira niyo ari number 1. Ora koko twabanye igihe kinini nge numvaga icyo bitwaye ariko arambwira ati reka ati byafashe indi ntera. Okay. Gusa ni ikigaragara ko nta bantu dufite tusempro. Kuvuga ngo kubera ikintu ugamije cyiza cyangwa kibi bigatuma wivamo ugashyira amabanga yawe hanze. Ubwo na nyoko arabimenye ko musaza wawe nyogosenge barabimenye ko uri igare ry'abiga. Ariko nicyo rero abo bakobwa rero n'abandi bameze nkabo kwicara amasomo yatambutse uriya yaturiye amaturu gusa ni ibigwisi warangiza ugashyira ku mihanda. Alright, Jaras Official TV nanone reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose ku isi yose. Uko mudukurikira mu mpande enye z'isi ni iby'agaciro. Twicaye muri Urban by City Blue. Ni naho tugiye kuba tuganira n'ubundi nk'ibisanzwe kenshi na kenshi mu masomo atandukanye tugenda dukura mu bintu biba byabaye twifashishije mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste nanamusuhuza. Mbona nawe agenda browsinga agenda anyuzamo amaso. Bajya bavuga ngo ko wasuze informe wasuze alimante. Amakuru ntago bagomba kugucika. Cyambere n'amakuru. Kandi ukurusha amakuru nyine akurusha byose. Aba muri business haba mu kazi gasanzwe. Kuko ni alimentation nayo bisaba amakuru. Ugomba kumenya aho ibirayi bihendutse ukamenya indyo yuzuye nayo ni amakuru. Mugani nicyo cyose ikintu cyose kizamo amakuru. Amakuru niyo yatunze isi. Yego. Makuru niyo yatunze isi igenda inyuramo byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko akenshi ku masomo menshi ukunze kudufashaho abafite aho ahurira n'umuryango. Nayo mpamvu n'uyu munsi nayo ugiye kure yabyo cyane kuko n'ubundi umuryango ni ukora societe ikora icyo gihugu kigakora nation igakomerezaho. So rero ntagiye kure cyane uyu munsi case study ngira ngo nze kwifashisha ni couple tumaze iminsi tubona y'uwitwa Adonis ndetse n'uwitwa Katia. Katia amenyerewe mu bitwa Mackenzie, ni itsinda ry'abavandimwe bavukana na Miss Naomi. Abangaba bakaba barishyize hamwe bakora itsinda ry'abakobwa mu bijyanye no kuhanga imideri, bijyanye no kumurika se n'ibiki n'ibindi nkabyo ubona ko ari yo si yabo. So iyi couple yagize gutya mu ntangiriro z'uyu mwaka bafata icyemezo, umugabo atera ivi cyangwa se amwambika impeta ya fiançailles amusaba ko yazamubera umugore. Biba byiza cyane birashyuha tubona bari mu birwa rwose abari kubona nk'iyo foto aho bari mu birwa amuteruye bimeze neza biryoshye. Ariko uyu munsi ari naho nshaka kujya
ni ikijyanye n'intorezo niba ariko nabivuga yatangiye kugerwa cyangwa se iyi couple yatangiye kugerwa binyuze kuri uyu mugabo Adonis, aho abakobwa bamwe batangiye kwandika amapost atandukanye, amakomenti, ariko mu buryo budasanzwe. Ni ibintu nabonye ko bishobora kuba byaba birimo amasomo. Hari comment imwe nagusharinze irimo amagambo menshi cyane akomeye, ariko umuntu yirekura avuga buri kimwe, aho niho nshaka cyane cyo kwibanda. Ku kijyanye no ko abakobwa murabazi, abakobwa abo bari kwandika abari kwandika ntabwo tubazi neza exactement ngo n'uyu cyangwa n'uyu, ariko kugeza iyi saha n'amavideo amwe namwe batangiye kuyashyira hanze. amavideo y'ibikorwa byo kwishimisha nyine y'uyu mugabo n'abandi bantu batari uwo gusa. Uyu Adonis yagiye kuri X aravuga ati ishyari rizabica. Ati ishyari ni ikintu kibi, abyandika mu cyongereza. Aravuga ati ngendo wa Katia. Okay, ntacyo reka turebe. Mu buzima busanzwe wa mugani wa Rwema, Imana imworohereza aho ari mageragere. Mu buzima busanzwe kamere n'ukuntu Deje wa TV10 yavuze kugira dusezera kuri Pascal mu ijoro ryo kumusezeraho, yavuze ko inzira ya muntu irimo ibyiciro bitatu: kuvuka, kubaho no gupfa. Icyo cyo hagati rero nicyo gifata umwanya munini. Ko kuvuka ni operation kantu gatoya, gupfa nabwo ni ku ariko hagati aho. Iyo umuntu apfuye afite imyaka 50, ni ukuvuga ngo kuvuka usibye gutwitwa amezi 9 no kujya mu bitaro dogiteri yarangiza kubyaza biba birangiye. Hanyuma n'umunsi wo gupfa ni ukuvuga ngo babahungu b'irusorori iyo bamaze gucukura twasezeye biba birangiye. Iyindi 50 ni ukuvuga ngo iyindi 50 yose ibura wenda aho ukabije wavanayo iminsi 3. Wavanayo iminsi 3 uwo gushyingura wenda ni 2 sinzi mike cyane. Isigaye yose ni ubuzima. Ni ubuzima bukabamo ubwo noneho hagati ubuzima hakabaho kurerwa, ugakura, ukiga, warangiza kwiga ugakora, warangiza mu gihe uri gukora ugategura uwo muzabana kugira ngo mwunganire Imana. Mbura ni ikintu nubaha cyane. Mwunganire Imana kurema. Uko mwavutse namwe mukabyara. Icyo nacyo ni igikorwa bategura. Rero niyo mpamvu Deje abivuga, yavuga ko Pascal ntako atagize, ko byose ari nkaho yabigezeho, kuko n'ubundi yapfuye yarasigaje iminsi mikeya 5 ngo ashinga urugo. Urumva byose yari yabikoze. Ubwo rero nibwo buzima. Ya periode ndende ibamo ibyo byose. Ugaharana gusiga isi ari nziza kurusha uko wayisanze, nk'uko Baden Powell yakundaga kubitubwira nk'abaskuti. Muri iyo nzira rero ubwo nahereye kuri, muri iyo nzira dukomeze noneho dufate ka gace kajyanye no gushaka uwo muzabana, uwo muzajyana muri viziyo, kugira ngo umufashe Imana kurema, kugira ngo musige isi ari nziza kurusha uko mwayisanze. Kwisiga ari nziza ni ukwisigira abana kandi bazima, batari abanywara urumogi, batari abangiza ibikorwa remezo, batirwa batukana ku muhanda. Iyo nzira rero yo kubona uwo muzajyana muri viziyo nayo igira amaetape. Ubona ko abantu mu isezerano, mu isakaramentu ryo gushyingirwa cyangwa se isezerano, haba mu murenge, haba mu kiliziya cyangwa kwa padiri cyangwa kwa mufti, bagaruka umuntu aravuga ngo abonye uw'Imana yamuremeye. Ariko twebwe tukavuga ngo amubonye muri bangahe. Ntugushakisha. Ntugushakisha. Iyo nzira, uwo mwanya wo gushakisha rero niwo ushobora gusanga umusore umwe arongoye wenda
umukobwa ari nk'uwa gatanu bakundanye, umukobwa nawe kwagushakisha ugasanga wenda umuhungu babanye ni uwa gatatu mu bo bakundanye. yego Icyo ntabwo ari igisebo kuko ni inzira gushakisha, uranyumva? yego Ubuzima bwose ni ugushakisha, bwose ntabwo uvuga ngo usange ngo ikintu kimeze gutya. Buriya uriya mucuruzi uzasanga yarakijijwe kuri no saa tukabona wenda ni umucuruzi ukomeye ucuruza ibyuma byo kubaka cyangwa wubaka amazu akayagurisha, ntabwo aricyo yahereyeho. Ushobora gusanga yahereye ku itabi, ushobora gusanga yahereye ku munyu, ushobora gusanga yarahereye ku bibiriti cyangwa buji. Ni ugushakisha. Numubona rero yitwa ngo miliyoneri wubaka amazu ayagurisha, ntabwo yavutse yubaka amazu, yabanje ibindi. Nubona rero couple hariya imbere, ubwo impamvu zese nuko hari ubukwe mperutse gutaha bw'abashuti banjye, noneho bumaze nk'icyumweru bubaye, mpura n'undi mushuti wanjye mubwira ubukwe natashye uko bwari bumeze. Arambwira ati ni ubukwe bumeze gutya na gutya, ati ayayayayayayayaya, ati uwo muntu yanze muramu wanjye. Urumva narimo mbara inkuru, yego narimo mbara inkuru z'uko ubukwe bwaje, mubwira ni twahuye n'abantu benshi tuziranye. Umuhungu ahita ambwira ati gutya na gutya, ati umuntu wiza aha wagize gutya wagize gutya, ati yayayayaya tarakajya ngo yanze muramu wanjye. Ako kantu karavuga ngo yego nta muntu n'umwe ukora ubukwe n'umuntu bakundanye ari we wa mbere. Yego bishoboka cyo ricyo twese yari nk'uwa kangahera. Ye ni fenomenale. Ye ni fenomenale kuko kugira ngo mbitemo uwo tuzabana nakoze urutonde rwa bose. Yego ngenda ashyiraho amanota, nkora taburo, nkashyiraho izina, nkashyiraho ibyo yize, nkashyiraho aho avuka, nkashyiraho uko yitwara imbere y'umuryango wanjye, nkashyiraho uko anyitwaraho, byose nkatanga amanota. Noneho ntangiye gutanga amanota, ntanga amanota, umugore wanjye yari uwa kabiri, uwo mfite yagize amanota ya kabiri. Yabaye uwa kabiri? Yabaye uwa kabiri. Uwa mbere twari dufitanye isano ariko rero ntayirengagije. Rero ragize aya mbere. Ejo bundi ariko ndanabizi ko n'ijambo yambwiye narisubiyemo ejo bundi. Cyagiye dukora video hijimye. Yego. Uwo muntu yari ahari. Dani nuwahari nuriya kwa waramubonye. Umuntu waje kutwakira niyo ari number 1. Urako ko twabanye igihe kinini, nge numvaga icyo bitwaye ariko arambwira ati reka ati byafashe indi ntera. Okay. Cyo nshaka kuvuga rero riki, nta gisebo kirimo kuba umuntu mu rushako abantu bajyana muri viziyo ariko umuntu afite abandi bigeze kwijyanamo. Ikibi nuko yaguma kwijyanamo na benshi kandi iyo ntiba ari viziyo. Kuko niba ushaka kubaka umuryango ntabwo wakubaka umuryango n'abagore barenze babiri, ntabwo wakubaka umuryango n'abagabo barenze babiri. Ya viziyo nuvuga ngo muzabana, musangire akabisi n'agahiye, mutahe mu gipangu kimwe, mwinjire muri salo imwe, mujye mu cyumba kimwe, mu mashuka amwe. Yego. None mubyara umwe muri babiri, mubyara umwe, umwana avuka ari uwa mwese, ari uwa mwembi. Rero ntabwo bishoboka, ntabwo wabikorana n'abarenze umwe. So kuba waraciye mu nzira rero, yego, muri ya nzira yo kugira ngo ubashe guhitamo, ntabwo byakabaye ikibazo. So uwo mugabo uri kumbwira ngo na Adonis, yes. Adonis aba bavuga ko hari abandi bakobwa bakundanye nawe, c'est normal. Nta muntu hano ku isi wakubwira ngo ngewe umuntu tubana niwe wa mbere nakundanye, wabyigiye kweheza. No, ntabwo bishoboka. Ibyo ntabwo ari igisebo ku mugabo. Amastage arakorwa. Yego, ni inzira ubushakisha. Ariko ukagera ugafata umwanzuro. Ubwo nuvuga ngo nawe abo bose bari kwandika
nawe yakoze urutonde agenda atanga amanota aravuga ati arambara akaberwa agira amagambo make ankundira umuryango byose agashyiraho amanota. abo bari kuvuga ntababaye ba kabiri gatatu kane gatanu gusubiza mu bisheke. hanyuma uwo nguwo ngo ni Katia uwo Katia aba ari we amanota agwaho cyane, sibyo rwose. ubwo navugaga ku mugabo nta kibazo ko abantu bose mu buzima hari n'urongora afite 40 ariko yaratangiye kugerageza gushaka uwo bakundana muri za 30, agerageza bikanga, hamwe bikanga, ahandi bikanga, gutyo ubukwe ntibubura ikibwica. ushobora kutumvikana ku kintu kimwe, ushobora gupanga mwari mwabigeze kure akakubwira ati ngewe deja mfite visa ya Canada ngomba kujya kuzajya kuba mu mahanga, undi agahita avuga ati iwacu barambujije nzagwa mu Rwanda. ubukwe bukabura apfuye. undi mukagenda mukabiganiraho mukagera mutangiye gupanga ubukwe muti tuzabyare bangahe. umugabo ati ngewe nshaka kubyara 2 umuhungu n'umukobwa. umugore ati nintabyara abana 8 ntirizarema. ubwo bukaba burapfuye. undi akaza niko bimeze ati nsengera voilà. abandi bagakundana hakazamo ibya Muhumuro na Bumanzi. yego down. undi akaza ati umwe ni umusilamu undi ni umukristu, bagapanga byagera ku munsi wo kuvuga ngo ninde uzahindura idini. yego akabura. ubundi umugore niwe uhindura asanga umugabo. ariko umugore ashobora gutsimbara ati iry'iwacu dufitanye igihango ntabwo narivamo. ubwo bugapfa. ibyica ubukwe ni byinshi, ariko umuntu aba yaciye muri byinshi. hari n'uko atagakundi akavuga ngo sinashaka umunyamahanga, sinashaka umuntu waha naha, mbese ugakata gakundi. bya bindi nkunda kwita kubogama. yego abantu bakunda kubyumva, ariko ndakumenyesha ko baba babifite ntibashaka kubivuga, ariko niko babigenza. niyo mpamvu umuntu ubihakana iyo umubajije uti kuki utagiye kurambagiza kwa Raila Odinga ukarambagiza kwa kanaka, abura icyo gusubiza. kuki utagiye kurambagiza kwa Obama, si wakasaga kundi se? ubwo iyo miryango ndi kuvuga niyo niri mu cyiciro wowe wamaze kwikatira ko aho utajyayo. sibyo se? kutagiye kwa Berlusconi mu Butaliyani, kutagiye kwa Angela Merkel, kutagiye kwa Macron, ntafite bashiki be. warangiza ngo ntubogama. kuki wabaje kubogamira ku muntu muvuga rumwe, ururimi rumwe rw'Ikinyarwanda, ubogamira ku muntu muhuje umuco, cyangwa muba mu gihugu kimwe cyane. ibyo byose umuntu arabigenderaho. ubwo rero niko umuhungu yabigenje. hanyuma rero kangaruke ku bakobwa sasa. yego aba bakobwa bakoze stage na Adonis, niba ari Adonis, nabo bafite ababo Imana yabageneye. yego ariko si ibyo gushyira ahagaragara, kuko ubwo bari kwiyicira isoko batabizi. gukundana n'umuntu ntimubane nayo ni CV na experience, ariko si bwo kubishyira hanze. urabishyira hanze se ngo bitange iki? hanyuma se urabyumva we aragusigarana yihe image muri wowe? urumva abantu dusigaye dufite. harya wa mukobwa yabise iki? wa mukobwa bigeze kwikoma ngo bavuga ngo abasore benshi bagiye n'abakobwa abahungu nibo yikomye abita amagweja. n'abakobwa b'amagweja barahari rero. yego ntabwo gukundana n'abahungu benshi ni CV muri wowe, ni experience, ku buryo umenya uti uriya twapfuye ko nakubwiraga, uriya twapfuye ko ashaka kuzajya kuba mu mahanga, uriya twapfuye ko ashaka kubyara bake kandi ashaka benshi. iyo niyo experience muri wowe, kugeza igihe uzahura n'umacinga na bya bindi ushaka. ariko si ngombwa kubishyira hanze. ubishyize hanze nanone uvuga ati twarakundanye full stop.
ariko wikwerekana ko mwageze ahantu muri intimite mwagize urabigira se ngo bizakufasha iki kugira ngo se uzabone umuntu uza nawe ashaka kwa kundi ntabwo abakobwa bo abari gushyira hanze uko babanye n'uriya mugabo namaze kugusobanurira ko uriya mugabo we ibyamubayeho ari ibi kuri twese n'undi wese ariko abo bakobwa bagomba kwigirira ibanga experience ikaba mu mutima ejo habone kundi akabanza kureba niba hari itandukaniro afitanye na babandi batabanye cyangwa se hari icyo abarusha cyangwa se bijya gusa ariko ntabwo ryo kuvuga ngo nanjye ngo nakana ubundi umukobwa w'umutima ntashobora no kurihingutsa aribwira murumuna we na mubyara we wenda na nyirasenge n'ababyeyi be ariko ntabwo ashyira ku mihanda nk'uwo nguwo bambwiye bati muramu wanjye aba ari ibyawe ugaharanira no kubyikuramo hari ikintu kimeze nk'aho niba nagihuza n'iterambere cyangwa se nagihuza wenda na generasiyo kimbwire ndakwereka kijyanye no kuba abantu batagitinya kuvuga no ku expose niko kuba amagweja nyine si byose twavugaga nyine niko kuba amagweja erega ntabwo ikoranabuhanga n'iterambere ryo kubona amakuru byaje kugira ngo twishyire hanze byaje ahubwo ngo tubibyaze umusaruro uyamenye umenye icyahatse uyibyaze amafaranga cyangwa uyibyaze ubumenyi niyo mpamvu ubwo reka bifate muri rusange telefone ibamo byinshi indangare amagweja areberamo za porono abandi bakareberamo bagakiniramo game hari n'ababetingiraho umwe bamwe bagabetingiraho hari abajya ku tudege cyangwa bakareba video zishyura ariko undi we ari gucatinga sheri wariye se wariye ziko hari n'umubyeyi utibuka kubibaza umwana sheri wariye ngo bigende bitese umuhahire yarangiza ari muri za sheri wariye arohereza udutima yarangiza akareberaho porono ubu rero arakoresha ikoranabuhanga nabi ayo niyo magweja navugaga abandi barimo bararibyaza amafaranga umuntu aratredinga saa yine z'amanywa akaba yamaze kwinjiza amadolari ye 100 rwose umvise umuntu ukoresha ikoranabuhanga neza saa yine z'amanywa 100 rye ryinjiye ubundi akajya mu bindi nimugoroba akaryaho 20 agashyira kuri night iterambere fund akabika uwo ni uza agaciro k'ikoranabuhanga so abarikoresha nabi rero ntibakabera abandi urugero ofete tugomba no kubarwanya tukabibabwira ikoranabuhanga ni iryo gutukana se ni iryo kwiyandagaza se ni iryo kuvuga ngo nagize ntya oya n'ubu turi mu kazi cyane rwose urumva so rero abantu ba kino gihe and unfortunately dufite ikibazo cy'uko abarimu ba sosiyete aba barimu mu ishuri baba abayobozi baba bafite experience ntabwo bafata umwanya ngo batange amasomo ikoranabuhanga uko ryaje twabonye besara za fibre optique twumva haza 2G tugeze muri 4G ejo bundi haraza 5G ariko nta muntu n'umwe urafata isomo ngo abwire rubanda ngo ibi biri kuza nibyo kumaziki yego wanyumvise ubundi ayo masomo atangwa na cano nka KOP ntago yaravutse 2023 yari kuba imaze n'icumi 2010 iba yaravutse nka 2015 ariko nta wigeze abimbwira nabonaga bacukura bashyiramo ibitsinga simenye ko ibyo bintu byavamo amafaranga none bamwe hari abakiri inyuma naba nanjye twaragerageje wowe ushinga Jaras Official abandi bashinga izindi nanjye nshinga ka KOP kamaze umwaka ariko hari abakiri muri bya bindi bibereho bo bazi ko imbuga nkoranyambaga arizo gutukana no gukiniraho no kwigaragaza kuvuga ngo umuntu arapostinga ngo ndi muri restaurant iyi agafotora isahane iyo restaurant iri bugwishyure abo bantu rero baracyahari ubwo rero including n'abo bakobwa aho kugira ngo bavuge bati nibura avuga ati tugize imana uvuye mu murongo cyangwa na Kati yaragiye aduhaye umwanya abasore basigaye nimuturangamire
iyo niyo yakabaye message naho kuvuga ngo nubwo umujyanye ngo nanjye naramuhaga ngo twese ngo turyaho ni ubutwari se ni ibigwi se noneho uri igitsina gore ukigamba ibintu nk'ibi niyo waba umugabo nabyo wamuga niyo waba umugabo narakubwiye buretse gatoya Jarasi narabikubwiye ngo yego imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cy'ibanga yego kibera mu ibanga yego urabyumva yego aho kibera ni mu ibanga n'imibiri ihura mu ibanga cyane kugishyira hanze nakubwiye ngo ntabwo ari ibanga wabika uribitsa umwe cyangwa babiri mwicaranye mu kabari cyangwa muri salo muri kunywa akantu ukavuga uti hariya sava bikarangira ariko ku mihanda ku mihanda ubwo urumva save uwo mukobwa yubatse nibara ejo rero nitujyayo niba hariho amazina bakampamagara ati ngwino udufashe tujye gufata irembo ry'umukobwa nagerayo bavuga amazina akasanga ni yari amaye zahita amaguruka niko bimeze nta muntu usura guha invitation ukareba izina ukavuga uti tese yaruriye matene kubera iki ukabona so twatangiye tuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru ariko amakuru atunga abantu so kudekarara ko waryamanye n'umusore runaka kudekarara ko waryamanye n'umukobwa runaka ku mihanda jovebye ku mihanda kuri kamera hari ukubivuga ushobora kubivuga uri mu kabari ahantu muri bingaro nabwo ku buryo barumana atabyumva icyo kirashoboka ariko noneho ubivuze hari kamera icyo ni iyindi etape hanyuma ya kamera uyibwiye kurekura wumva ayo ma etape ibanga birakunaniye kuribika bikunaniye kuribitsa umwe cyangwa babiri noneho urihaye rubanda abakuzi n'abatakuzi uzima uzahurira hehe ushyizeho amafoto yawe ejo umuntu najya kukurangira umusore wibera wenda muri Brazil amubwira ati nyohereza ifoto ye ndebe n'uyimwohereza ahita avuga ati uyu ni wa wundi nabonye ku mafoto ari n'akanaka kanso so abantu ntibamenye ngo narabikubwiye ngira ngo nabivuze ku gihe cyandera banza ari igihe navugaga ni nka mama Sharirene cyangwa se mbwira abantu kubika amabanga yabo na ngwino mama Sharirene na ngwino abantu bamenye kubika amabanga yabo irekura ibanga se basuzi ko hari inyungu uri guharanira ibindi ni ibyiki koko ariko hari icyo abantu bari kugarukaho ngo Kigali wishe iyo ni slogan imariye iki abanyarwanda imariye iki hari igihe tutasharinze tekinoloji itaraza hari igihe tutasharinze itari realite se urabyamamaza ngo bibyungure ikikwa urakangurira abantu gusharinga ko bari babisanganywe n'ikoranabuhanga ritaraza ariko se ninde wazanye iyo slogan ninde wayizanye yamenyekanye cyane umukobwa akoze interview witwa nde jya ubavuga witwa nde ahubwo se yahise amenyekana nka Kigali wisheya niko abantu bamuzi hanyuma Kigali wisheya ni umubyinnyikazi Kigali wisheya what do we share Kigali wisheya peace Kigali wisheya food ibyo ni sawa wisheya amani niyo peace wisheya money ibyo bintu nabyumva wisheya happiness also ariko happiness ntabwo ari igitsina gusa happiness ntabwo ari igitsina gusa wisheya food wisheya beer hari abagabo naraye sanze mbasuhuze ntaza kubyibagirwa nabasanze muri Sundown batatu bari gusharinga nanjye banyemera ko bazashaka tugasharinga bose ni abafana bana buri wese akaza ukwe wisheya what wisheya kabisa ngaho rero ibaza umwana umukobwa umuadolescente cyangwa umwadolesa ukuriye muri Kigali wisheya nabyumva gutyo atazi uwabivuze nta n'umwarimu wa sosiyete natwe turimo abanyamakuru sosiyete civile abantu bakuru abarimu abayobozi n'abarimu ba sosiyete nta muntu wiyegeze yiyamiriza iyo slogan ya Kigali wisheya umwana uzabikuriramo azagira ngo ni nka minisitiri w'urubyiruko wabivuze yumve koko we must share batanze go ahead none
hari umuntu se simbizi niba byaranabaye hari umuntu wabyamaganye twe ntabwo twamwamamaje iyo hagira umuntu ubirwanya tukamwamamaza tuvuga ngo bakobwa bacu we don't share hari ibitaba shared we share peace we share food we share happiness le bonheur ubundi nubwo happiness nabyo ni wa wundi wabyishe ninde Preskid nawe yagomba kwamagana ntabwo happiness ari hariya ntabwo happiness ari mu buriri MC yarabimucyuriye yakikije MC yarya ni wavuga wahoranya Madrid kera Ryan Manzi nawe yavuga ati ubusha nibwo ugiye kubona happiness nyayo Preskid nawe happiness yayihinduriye meaning ariko happiness kuramukanya guhoberana gusangira duke ubundi bavuga ko le bonheur nicyo kintu baratwigishaga ngo nimugabana umugati umwe muri batatu when you share a cake iragabanuka buri umwe arafata kimwe cya gatatu nimugabana ikijumba nacyo ni nk'umugati tubifate nk'umugati nimugabana amafaranga aragabanuka ariko nimugabana happiness mwese iriyongera le bonheur nicyo kintu abantu basangira kikazamuka ibindi byose barabisangira bikagabanuka iyo musangiye byeri icupa rimwe ni ibirahure bitatu buri umwe anywa akarahure kamwe byeri yagabanutse ariko nimuyisangira ari ya happiness mwese murazamukana hejuru cyane wanyumvise so happiness nayo rero kuyisharinga ni kwa kundi tugenda tukajya kuri muhazi yani happiness tuba turi gusharinga ntituyobewe ko amafaranga ubwo tuyasharinza aratakaye kuko iyo twishyuye kingifisha ntabwo azagaruka ariko harimo happiness twasangiye izatubamo umwaka wose urumva ko yazamutse iyo uwishyuye facture agumana iyo happiness y'ayo mafaranga wenyine yari kuba afite happiness ya wenyine ariko twayisangiye turi abantu 80 ubu iturimo izatumaramo umwaka mu gihe we yari kuyarira nk'ukwezi kumwe twebwe abantu 80 twasangiye happiness irazamuka ku buryo tuzayimarana umwaka wabyumvise c'est ça la différence good ubwo rero bazanye Kigali Wisheya je regrette nyine niba bari mu societe tutarabyamaganye umwana uzakurira muri Kigali Wisheya niyo bataba bose ariko sipoza ko hari abadolescent wenda 15% nabyo byaba ari ikibazo babyumva gutyo bazakura bazi ngo Kigali Wisheya kuko hari ikintu bita nabyita nka bakunza kubyita rhapsody rhapsody ni ikintu kibaho imbyino cyangwa imvugo ikabaho utazi uwayizanye ukayikuriramo ni ukuvuga ngo rero abazayumva nyuma y'imyaka 20 batazi uwayizanye batazi n'icyabaye bizaba ari insigamugani ati umukobwa kanaka yaravuze ngo Kigali Wisheya akurire muri ibyo yumve ko byose agomba gusharinga kandi ntabwo buri kintu cyose kiri shareable uranyumva good abo bakobwa rero batagiye bati natwe rwose twarasharingaga ubwo sinzi ngo baratekereza ahazaza habo gute umukobwa atagiye kwivuga imyato ngo naryamanye na kanaka ndyamana na kanaka ndyamana na kanaka aratekereza ejo he gute aratekereza naramuka byaye se aratekereza ejo habana be gute icyo rero nicyo kibazo je regrette ndanga ikinyarwanda kiraremereye cyane ku regretta ndabyicuza kuba abarimu ba societe utwo tuntu tugenda ducamo nidufati ngo tubigire seriye duhangane nabyo aho kugira ngo urubyiruko ruzazamukire muri ubwo buzima kigacaho kigapasa na perçu cyageze muri societe nta muntu cyamaganye nta mu ministre w'umuryango wapi minu bumwe wapi minedike wapi ministere y'urubyiruko wapi abanyamakuru ceceka aba societe civile abayobozi turaho tukabifata nk'ibisanzwe nyamara hari umwana ugiye kuzamukira muri uwo mujyo muri uwo mwuka cyangwa se abasore bazajya bajya gutereta bavuga ati erega nyihera Kigali Wisheya urivura ku Salomon hanyuma wibaze iyo Salomon wibaze iyo societe ya ba Salomon 1001
So rero abo bakobwa yego byaba byo bitaba byo ku muhungu nta n'icyasha afite byaba byo bitaba byo nta nyungu sosiyete bifitemo nta nyungu iriya couple bifitemo n'aba bakobwa nta nyungu babifitemo usibye kwangiza gusa yego urayumva usibye kwangiza nta kindi hari ubutumwa umuvugizi wa RIB aherutse gutanga ku bijyanye no kuba abantu bakangisha abandi ibijyanye no kubashyira hanze mu kubasebya avuga ati ntutinde ntugire isoni ihutire gutanga ikirego kuri iyi kese ntibishoboka ari ndetse ugitanga umugabo agiye gushyirwa hanze n'amavideo ibyo wabibonera umwanya ariko uzi ibyaha dukorerwa hano hano nta bikangisho birimo se gushyira hanze bimutwaye ikize waramanagingana n'uwe nabimubwira ati bariya twamenyanye muri ya kadire uriya twapfuye iki uriya ntavuga ikinyarwanda neza n'urugero uriya wenda yananiwe kwiga uriya ntakora uriya anywa ibimogi uriya nyina ni indaya kuvuga ibyo mwapfuye umugore wawe amenye aba ex bawe akabikubaza ntabwo wabura igisobanuro kandi nawe ntabwo yazanywe no gukora rosansoma ibarura ndumva utabyumva ntabwo umugore niba bagutereye ivi mukajya mu murenge mukajya mu kiliziya mugataha mu rugo ntabwo uzanywe n'ibarura ry'aho umugabo wawe yanyuze ndabisubiramo nawe ndabona utabyumva ntabwo ari ibarura ritangiye ugomba kumenya amakuru yamaze iki se nyine ntayo kugusenya ubwo se umuhungu ahise akujomba avuga ati nyamara wowe nagukundiye amafaranga kubera kuvuka muri famiye ikize ariko mu buriri urakonje ntabaguhamije wagenda wasenya nturwubakanye umwenda w'igitego umugabo akubwiye ati kandi mwavuye mu murenge mwavuye nageze mu rugo noneho utangiye byabarura ryawe kanaka nindi uyu mwapfuye iki ukamubwira uti simureshye terega wowe nuko wize nuko ufite masters ukavuga no mu gifamiye gikomeye ukabukorera ibihumbi 5 by'idolari naho ubundi aha mu gitanda aturi uri arakurenze ntiwikomerekeje ku bwawe n'abagore n'abandi bagore n'abandi bose babyumve yego nabyo bya bibazo byo kwicara uriya mu matelefone warangiza ugatangira mugabo wanjye wamburanye iki kuki ujya hariya wabireberaga iki urikomerekeje utangiranye urugo ibikomere wikururiye urajya muri rosansoma y'iki statistique ntihari wayirekeye akazi kandi abaparteneri bakunda kugwa mu mutego wa supervision ni abaparteneri ba fake cyangwa batabonye izo nyigisho yego ndabyibuka sinzi isomo mu bukwe bwa Presikidi Alenuma yigishije ambwira ati ubu rero ugiye kujya kuri pressure ba tante wa mukobwa wa mudamu wa Presikidi yitwa nde Elisa ba tante ba Elisa bagiye gutangira bajye babara amezi ese na n'ubu nta kari mu nda mumureke atuzi cyane so rero hari abantu bikururira pressure ku giti cyabo iyo usoma message z'uwo mwashakanye urasanga ushobora guhuramo na bombe ikaguturikana wajyaga hehe iyo utangiye rosansoma mu rugo rwawe umaze gushinga wowe reba ngo uru rugo turushinze tugamije iki tuzaharanira ko kigerwaho noneho guharanira ko kigerwaho ni ukuvuga ngo ni no guhangana n'ibyatuma kitagerwaho full stop ariko nujya muri rosansoma kanaka mwamaranye imyaka ingahe umugabo akavuga ati rero twumvikane utazamenyera n'urugero cyane ati niyo wowe niyo wamara imyaka 5 ntabwo uzigera urutuyo aragukomerekeje ari wowe ubyizaniye urajya mu biki bagutumye ibarura babagore harya bride shower n'abagabo bajyamo babagore bajya muri bride shower izo nyigisho mwakabaye mutanga kabisa aho kumubwira
dore umugabo wawe yakundanaga n'umukobwa kwa kanaka kandi n'ubu ndabona baracyagira uzakurikirane mumurazi bibi mumurazi bikomere agiye gutangirana urugo mumubwire ngo uzirinde kureba muri telefone y'umugabo wawe kandi uzirinde kumenya kontakite z'aba ex b'umugabo wawe uwo muntu atangiranye urugo amahoro nawe iyo bamuhaye byinshi dore izi senyuka zitamaze igihe kinini ni amamesaje mabi bakuye muri za brado agenda nawe yakaniye agatangira ari inkeca akajya ahora ahekeye amenyo umugabo yajya kuri telefone akamera gutya urumva yego itagabanya volume ya televiziyo noneho akaza umugabo rero yagira gutya kuri telefone ati uriya mwana ndamwemera kandi ngo ni wa mwana ukina umupira neza ni umwana ukina muri junior yavuga mwana ndamwemera umugore akata akandika ahantu ejo havuga akandi kantu wafite byari biryoshye ubwo byari biryoshye bya biryo byakingifisha akanota ntahise abivuga ngo umuntu amenye ngo ni iki narivuze mu kanya akavuga ati oya tuzajyana nta kabuza muzajyana hehe wenda kureba umupira bikaba nka 5 mu mwaka none akazazana agakarine umunsi uyu n'uyu waravuze ngo umwana uramwemera nta kibyibuka uwo mwana ni uwo kwandi kandi yavugaga ukina foot bukeye bwaho waravuze ngo byari biryoshye ntazi byari byo ntabyibuka kandi yavugaga ibiryo byo kuri kingifisha buragiye akari kagatu hashize ukwezi waravuze ngo tuzajyanayo kabisa kandi bari kujya mu mupira wa gasogi nta kibyibuka ubwo akarundaho wa mugore ubibanye muri we nkunda hari abantu b'inshuti zanjye njya nkunda kubabwira gutinda ni ikintu kibi mu mutima ni nk'uko wafata ikashi ukarishyira ku ishati y'umweru ya popeline cyangwa muri aka kabara ugashyiramo ukabikamo ukwezi cya kizinga kiza muri rubuno mweru ni ko umutima w'umuntu wicara abika utuntu tutagenda neza mu buzima bwe niko umutima umeze uriho ibizinga abaye akiva kuri telefone ukamaza ngo uwo mwana ninde uhita umwereka dore ni koci navuganaga na koci w'amagaju tuvugana ko uriya mwana ukina kuri 2 mwemera ko nzamujyana muri Bugesera ako kanya ukabura keye cya kizinga kikakivuyeho ariko nubika ugashaka kurunduka urivuna wowe ntabwo uvuna wa wundi uzabibaza birangira bibaye ikiguri nunga none wa wundi ubibaza yabona bibaye too much agahita ajya kureba aho bagikinguye akaza agahinda kakwegetse wasinziriye nawe akaza ari muri ahirima aho kugira ngo aze kumva ibyo mukamutangiye gutyo aho kugira ngo asange umuduhira mu butwe wamutangiye nabi so numva ngo rero izo ni inama zigomba kugirwa abantu baba bashinga ingo muve muri benayo kuko wamuhisemo ntabwo ari we wamuremye ntabwo ari we yigiye gukunda ubu umukobwa w'umuhungu no byumve yize segonderi arinda yirangiza iwabo bararogase abagufatiyeho umwanzuro nicyo kintu kidasanzwe yiga segonderi yiga kaminuza urujya mu mateka wagutumye se kubarura nawe wamukunze rero niwe wa mbere umukunze nibyo cyetse waramwiremeye so urumva rero nicyo kibazo abo bakobwa rero ubwo n'abandi bameze nkabo ibyo si ibintu amateka aba yabaye amateka iyo umuntu yahisemo iyo umukobwa yahisemo abandi mwahindutse amateka mu bisheke kabisa cyangwa ujye gushakira mu basigaye waba umukobwa waba umuhungu niyo yahisemo ubwo ni uko nyine kuko niyo abatunga mwese nugira imana azakureba ijisho ryiza mu minsi imbere naryo ntaryo twigisha ry'ikisi narireba azarireba abandi kugeza atarireba abari mu ngo kugeza agomba kurireba ari babandi bakiri hanze no kubarekera abasigaye abahawe igifunguzo yego ariko sina ngombwa gusa nyine ntabwo wahuma ijisho nabyo abantu bajya babireba ijisho ryakurebye mu bakobwa 1000 ugira ngo bamaze kuguhitamo ryahise rihuma se rirakomeza barikora cyane wowe saba inema yuko bitaba too much ariko uwo muntu aracyanareba
sibyo se icya kabiri abantu mu ngo burya nkunda kuvuga ko urugo ni nka entreprise wowe haranira ko ibyo objectif za entreprise plan d'action ya entreprise igerwaho tubanye muri 2025 kuri konti dufiteho miliyoni 3 dufite amadeni ya miliyoni 5 ubwo tusigaye ebyiri dufite ikibanza Bugesera dufite akamodoka gashaje tuzagahindura mukore plan tuzabyara wenda ubukwe bubaye mu kwa mbere ariko si ko duhita duterana inda tuzayiterana tujye muri honeymoon ubwo ndashaka kubyara neza reka inda tuzayiterana mu kwa kane umwana avuke mu kwa mbere iyo ni plan haranira ko iyo plan mwahanye igerwaho ariko ibyo kureba ngo yarebye kanaka ngo yagize gute ikibi nuza yica ya ikibi niba muvuga ngo ikibanza cy'Ubugesera tuzacyubaka mu myaka 2 iri imbere rya jisho niba rigiye kujyana amafaranga tuba cya kibanza mutazacyubaka aho ngaho uzamukire rimwe cyane inkota mu biganza byo ariko ibindi kuva ngo yarebye yavugije ihoni hari abagore njya numva bagenda bavuga ngo uri buvugirije ihoni ninde noneho wamuha lift yewe we ibara akaba yayisohokamo ari imodoka mufatanyije ya famiye uhari ufite umugore uwawe wisezerano agasohokera mu wundi muryango ati reka ubwo wayimuhariye hari ingo zisenyuka cyangwa zikubakira ku musenyi bene zo babigizemo uruhare hari ibintu bakabaye boroshye kabisa bakabana neza imyaka n'imyaka kuko hari ibyo utabuze ngo yamurebye ahubwo se bwakwira utarebye ijana ukavuga ko warebye amaso agomba kugaburirwa aragaburirwa ahubwo yarebye akora iki sibyo se yakonsomye regarde pas consommer voilà hanyuma se niba wenda binabayera mu gukonsoma birica iki muri ya gahunda nakubwiye ngo urugo na entreprise ni ikigo ni company mugamije kugera kuki iko kureba birabangamira iki mu byo mwapanze ugeze he murabura iki muvuye he no mu misa barareba maze kandi padiri ari hariya cyane so nicyo rero abo bakobwa rero n'abandi bameze nkabo amasomo yatambutse uriya yaturiye amaturu gusa ni ibigwisi warangiza ugashyira ku mihanda wikururiye abaryi bayo cyane barakwanura cyane rwose uriye exposure ubwo nyine hari abaraza kuguhoza amarira erega buriya Adonis burya yari inshuti yanjye yajyaga azi iwawe asize ahantu mu kabari rwose reka nguhoza amarira rwose karege dusoza iki kiganiro amasomo yo yatambutse case study yo yari iyo couple kuko nabonye itorohewe ariko couple z'abastari ariko bigenda nyine nazo ibivugwa bigo bigomba kujya ku karubanda ariko ntekereza ko no ariko hari igihe ngira ngo ikiganiro uko cyari kimeze isomo nuko ntabwo igihe cyose uvugwa ari we uba jene yego abavuga ahubwo nibo bari mu bibazo ko bari kwishyira hanze uruvugo ruvuna uvugwa yigaramye so abafite umurongo bihaye barabugumamo ubwo abavuga n'abataragira umurongo ariko bagomba kumenya ngo finaloma birabamarira iki ni gutwika ngo ni ugutwika se uratwika witwikira cyane rwose no kuvuga ati twese tumuhombe rega bya nabyo bibamo ntabwo byashoboka abantu bafite vision ntabwo ibyo wavuga byose ntabwo bugomba guse niba navuye ngo urugo na entreprise bamaze kuyipanga igiye gutangira kuvuga se byatuma uhagarika entreprise wari hanyuma ngo bigende biteze abajyemo se naba nuwo yahisemo nibura we agira amagambo make abave make ahitemo muri babandi b'amagambo se umuntu utagira ibanga abaze noneho umuntu utagira ibanga akiri umukobwa n'umushyira mu mago noneho ubwo bizagenda kwanika no gukwanika azavuga ati arya amaryo aragona amasogisi aranuka ararya nahoga yego surumva bira n'ukwishyira hanze yego byo mu myumvire y'abantu bumva ko ari cyo byatwara ariko ntacyo nko gushegesha guhungabanya
oya gukura muri mudu yego nta na rimwe nabyo ntacyo ibyo biravugwa ntacyo byatanga rwose ntacyo byatanga gusa ni ikigaragara ko nta bantu dufite tusembro kuvuga ngo kubera ikintu ugamije cyiza cyangwa kibi bigatuma wivamo ugashyira amabanga yawe hanze ubwo na nyoko arabimenye ko musaza wawe nyogosenge barabimenye ko uri igare ry'abiga igare ry'abiga wungutse ikizi ari wowe ubyishyiriye hanze abantu bajya bamenya guporoteje amakuru yabo kandi duhora tubivuga bajya bamenya guporoteje amakuru yabo kuyavuga navuye ngo hari etape zo kuyavuga ari ukongorera umuntu cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp ibyo se ntibihagije kugeza ujya ku mihanda kujya ku mihanda hano ni ukwexposa agahinda nubwo umutwaye ni uwacu twese turamusangiye twese tujya muri aparitema ye none barashaka bamugumane bose azarwubakane na bose se cyangwa ab'ikirumbo aguma kuko burya inshuti ya benshi nta nshuti n'imwe ibigira sibyo none ahisemo uwo bajyana muri viziyo abo bari kumwe nta viziyo ihari uwo bajyana kubaka entreprise mbere nta yari ihari rero ntabwo iyo se na entreprise iyo yari call center ni nko kuva ngo muri gare iyo ni gare Rutsieri cyangwa ni stade Amahoro cyangwa na arena cyangwa urusengero birase bigira nyirabyo bigira nyirabyo se buri wese aba yemerewe kuhagera muri gare wararamo cyangwa ukagera gute mu rusengero nuko muri stade nuko ariko ntaguhita iwawe sibyo nabo rero aho bari ni muri gare none avuye muri gare agiye iwe abo rero bakiri muri gare donc urubango ni nko kuvuga ngo hariya ngo tumuhombe urubango ruriya rugo iriya entreprise ivutse mu gihugu ntikabe twigumire muri gare harabibangamiye ni ikibazo cy'imyumvire ariko dukeneye abahwituzi ba sosiyete ndimo ndagenda mbona ibintu byinshi dukeneye abahwituzi dukeneye abarimu ba sosiyete kandi bahora bari sur le qui vive bahora baryamiye amajanja akantu kose bagahita kuko bizatugeza habi turabireba gutyo bisanzwe kandi turabyara abana bazabikuriramo wenda twebwe twarabisimbutse ariko hari ibintu tugomba kwiyamiriza hari ibintu vraiment hari ibintu bigomba hari imigirire igomba kujya ihita yamagana ahubwo abantu bararangaye bategereje ibyo Karege yavuga ngo bakate bo gakatwa amatwi uzi ko finaloma maze kubona ko ikoranabuhanga tekinoloji abantu benshi ari ababikoresha nabi basenya yego icyo nicyo abahanga hari bakeya babibyaza umusaruro ariko abenshi ni indangare ziri aho zitukaniraho zishwaniraho ziexposa ntawuzanaho agashinga kazima uzi ko ntabona n'umuntu ushyiraho nibura uko ibiciro by'ibirayi byagabanutse i Musanze uzi ko nta muntu ndabona uvuga ati bantu bo muri bakodesha muri mu nzu iyi n'iyi dore hari aho bihendutse zabonetse ariko hapi kabisa dufite sosiyete mbi kandi impamvu ndi gusa n'ubyegereza umutima ni nk'aho twayitere ni nk'aho sosiyete buri wese arireba akareba mu bifite inyungu hakaba n'abandi bareba no mu bitabafitiye inyungu noneho ibindi sosiyete ikirwa ikosoma ibintu umuntu nta control byabuze nyirabyo iki jambo runaka gisohotse ninde ugomba guhangana nacyo no kukivura no kugisenya bya bindi umuvugizi yakoze cyagiye haba campaign ya ngo menari trash
akaza nawe ntuzivuga ati men are not trust Eh. byari ibintu oya na mbere sinzi ikindi kigeze kuzana kwa kundi baba tipe kagakundi muriro kigeze kuza kayago bira ntibyari bije bira badahangana nabyo byari bifite ahubwo byakabaye justement byakabaye ko abashyiraho ayo matsinda yo gutukana no kugira gute bakabashyiraho bavuga bati dore hasohotse iki kintu duhangane nacyo dute ariko nidukomeza kujya tureka urubyiruko rukabikonsoma ndabizi ko hari abakuze babaze kubirenga ariko abana barabikuriramo cyane barabikuriramo umuntu akagenda agatukana kubitutsa kuri iki cyane ukaburaho ngo yatutse nazi hanyuma sosiyete iri kwigishwa ibitutsi umwana afata fone akazamura scrollinze oya bazatangira gufata ingamba ari uko biganye bya bitutsi birwa basirikiza urabyumva ugati byavuye nagituka nyina cyangwa nyirasenge cyangwa se nibwo azavuga ati twararangaye ibi byose ni ibintu abantu baba bakagombye kwamagana hakiri kare mu maguru mashya kabisa ikintu kikavuka kikabaho turaho turarya tukaryama nuko ubuzima bukendereye akantu kanyuma ejo ari umudamu twari kumwe ari umuntu ngo babajije Scovia niwe yakundaga kujya abitubwira nuko turaho nyine ati umuntu babajije ngo niko mu rugo muraho se abandi baraho baraho rwose papa baramufunze murumuna wanjye yinywera urumogi mushiki wanjye yarabyaye nanjye ndaho mbese turaho ubwo se muraho muri wo mutariho muri ubwo buzima turaho abakobwa baravuga umubare w'abagabo baryamanye baravuga Kigali wisheya barakatakata utwo Karege yavuze mbese turaho ubwo se ni ukubaho ibyo ni ukubaho ropereza ni ukubaho none ariko ejo ntahari kuko sosiyete yatangiriye kuri ibyo ejo tuzahura nabyo tubisitaraho urumva tuzajya kujya mu zabukuru dufite urubyiruko rutazi agaciro k'umuntu uri mu zabukuru kubera iki bya bindi byagiye biza kabisa ko ntarabona usharinga ariko ufata agacuma k'urwagwa ngo azane dusharinga ngo yusheya reba nk'abo bakobwa ubu urajya gusanga usanga hari nk'abandi babiganye ejo n'undi musore natera ivi bati nanjye naramuhaga uramuhaga n'ibigwi koko sawa rero mwakoze kandi mwakoze cyane